Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye wo kongera kugaruka imbere yayo. Ni umugisha udasanzwe. Kuba imbere y'Imana ni umugisha udasanzwe. Umugaragu w'Imana Dawudi yari yarabasobanukiwe, aravuga muri Zaburi, aravuga ati kuba imbere y'Imana umunsi umwe wamurutiye kuba mu bikari by'abakomeye. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Umunsi umwe imbere y'Imana, cyangwa umunsi cyangwa amasaha cyangwa iminota imbere y'Imana bishobora guhindura ubuzima bw'amateka yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana yuko iduhaye aka kanya. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya 65 ku murongo wa 3. Bibiliya iratubwira ngo ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, haba ukomeye cyangwa woroheje wese akeneye Imana, kandi Imana uburyo tuyibona iyo tuvugana nayo. Tuvugana gute n'Imana? Tuvugana n'Imana dusenga. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, gusenga nicyo kiganiro cyiza ukorana n'Imana yawe. Turashima Imana rero yuko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tugirane ikiganiro nayo, kugira ngo dushobore kumva nayo ikitubwira. Haleluya. Munyemerere dusenge kandi wizere gusenga kwawe. Imana yumvishije gusenga kwa Hana. Imana yumvishije gusenga kwa Hana, irangije imusubiza. Yasenganaga umubabaro, yasenganaga intimba y'umutima, ariko Imana iramwumva, isubiza gusenga kwe. Reka nkubwire, Imana yumvishe gusenga k'umugaragu wayo witwa Hezekiya, kandi Imana yari imaze kumutumaho yuko ari igihe cyiwe cyo gutaha, ariko ngo yerekere ivure. Imana yumvise gusenga kwa Hezekiya. Nawe yakumva gusenga kwawe muri uyu mwanya. Nawe yakumva gusenga kwawe uyu munsi. Nawe yakumva gusenga kwawe iki gitondo. Nawe yakumva gusenga kwawe uyu mugoroba. Reka nkubwire, gusenga kwacu kujya gutuma Imana ikora. Munyemerere tuzamura amajwi yacu dusenge. Mana nkuru, Mana ikomeye, Mana ihambaye, twongeye kugushima. Tugushimiye uburinzi bwawe Nyiringabo. Tugushimiye kuko Mana Data watuzigamye. Turagushimye kuko bukeye. Turagushimye Mwami abandi yuko bwije. Turagushimye kuko turi amahoro Mwami mu bibaho byose. Uwiteka duhore tugushima. Suko Mana hari ibyatubabaje, suko Nyagasani hari ibitatunejeje, ariko Mwami Mana Data byose biba biri mu bushake bwawe. Turagushimye kuko uri Imana idukunda. Turagushimye kuko uri Imana itwitaho. Turagushimye kubw'umugambi wawe ku muntu wiremeye. Turagushimye kubw'agakiza waduhaye. Turagushimye Mwami kuko uri Imana idukunda kandi twitayeho. Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Nyagasani Data, ndasenze ngo wumve gusenga kwanjye. Ndasenze ngo wumve gusenga k'ubwoko bwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, turasenze ngo utwumve. Turasenze kandi utwumvire. Turengere kandi uturwanire. Tuneshereze intambara za hato na hato. Wowe Nyagasani Data wera wise Mwami, ubasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba. Ubasha Nyagasani Data wera wise Mwami kuburizamo imigambi y'abanzi. Data, nk'uko ijambo ryawe ritubwira muri Yobu 5 ngo wica imigambi y'incakura kugira ngo idasoza inama zayo. Mu izina rya Yesu Kristo, inama zose z'umwanzi uyu munsi turaziburizamo mu izina rya Yesu. Mana, turi imbaraga zawe ku buzima bwacu. Duhe gutsinda no kunesha. Duhe kugendera mu nzira zawe uko bikwiriye. Duhe gukora ubushake bwawe Mwami. Turasenze Uwiteka ngo uhire inama zacu Uwiteka, ibyo dutekereza, ibyo dukora Mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo biherekeshe imbaraga zawe, kugira ngo Nyagasani Data wera wise Mwami byose bibe successful. Mana, turakwinginze, tubera Imana kandi Nyagasani Data utwimane mu bishuko byose, utwimane mu migambi y'abanzi, utwimane gukorwa n'isoni, uturinde kumwara Mwami, turinde kurira Mwami. Duhe umunezero w'umunsi Mwami Data, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo umugambi wawe Mwami ku buzima bwacu ni byiza. Turakwinginze uduhe ibyiza byacu by'umunsi Mwami. Turakwinginze, reka ikibi kitujye kure, reka ibigeragezo bitube kure, reka Mana Data wera wise Mwami ibishaka kudukura mu bushake bwawe bitube kure. Mwami, waravuze ngo uzatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Turasenze ngo utange ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Turasenze ngo turwanire. Turasenze ngo wende ingabo ntoya n'inini Mwami uhagurukire kumaraho imigambi y'abanzi. Uhagurukire Nyagasani Data kuringaniza hataringaniye. Uhagurukire Nyagasani gushira Mana Data wera wise Mwami inama zacu Mwami mu buryo.
mu izina rya Yesu Kristo. Mana duhire, uhire imirimo yacu y'amaboko mwami, uhire ibitekerezo byacu mwami. Mana turasenze ngo uduhe nyagasani data ifunguro rya none mwami, turasenze ngo ineza yawe nyagasani data tubeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro mwami, tugushize hejuru. Urakoze kuko ugiye kuvugana natwe, twemerere twumve icyo tubwira, twemerere icyo twumve icyo dushakaho papa, twemerere twumve nyagasani data icyo twifuzaho mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Shimwe ni ryawe none n'iteka ryose, amen. Imana ibaha umugisha abantu mudukurikirana, kandi nukuri mukabitwereka feedback turazibona. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Birashoboka yuko kuri uyu murongo wacu utari wakora subscribe, please kora subscribe kugira ngo ushobore kubona notification za daily devotions cyangwa ijambo ry'Imana ritambuka buri munsi. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Kuri Miracle TV Rwanda niho tuba turi kumwe namwe mu izina rya Yesu. Iki gitondo kuri uyu munsi wa none Imana irimo iratuganiza ijambo, umutwe twahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo impamvu ikubuza gusenga niyo yakaguteye gusenga. Haleluya. Impamvu zijya zikubuza hato na hato kuba imbere y'Imana, zijya zikubuza kubura akanya ko kuba imbere y'Imana, cyangwa zijya zituma udashobora gufata umwanya gusome kuri Bibiliya, cyangwa impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma udashobora gufata ibihe byawe n'ubusabane bwawe n'Imana. Izo nizo zakabaye zigutera gusenga. Habakuki ibice 3 ku murongo wa 17 turasoma no murongo wa 18. Haravuga ngo naho umutini utatoha n'inzabibu nizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima niyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amasho akabura mu biraro, nakabuza ko nishimana Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, abantu bajya bagira impamvu nyinshi, abantu bajya bagira impamvu zimwe na zimwe zibabuza gusenga. Nyamara reka nkubwire ngutangariza iki kintu, nyamara izo mpamvu nizo zakabaye ipfundo, nizo zakabaye itangiro, nizo zakabaye zikagutera gusenga cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Umva nkubwire, kubura urubyaro ni urugero. Kubura urubyaro cyangwa kubura umugabo cyangwa kubura umufasha, ibibazo cyangwa byose mu rushako, ibyo ubona si ryo herezo, ntabwo ari ryo herezo torero ry'Imana. Nubwo abantu cyangwa nawe ariko mubibona, ariko iherezo rizima ni iherezo ry'Imana, ni iherezo ry'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ababonaga Abrahamu na Sara babonaga yuko bidashoboka, babonaga yuko bitakunda, ariko ntabwo ari ryo ryari iherezo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yarabibonaga no mu iherezo ryabo mu ryabukuru, byarashobokaga yuko Imana izabaha Isaka. Yesu nashimwe cyane. Abantu rimwe na rimwe bajya bagera mu kigeragezo, barangiza Imana bakayitera umugongo cyangwa bakayivaho. Ariko reka maze nkubwire, icyo kibazo waba ufite mu buzima bwawe nicyo cyakabaye kigutera kwegera Imana uyu munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Icyo nicyo cyakabaye kigutera kwegera Imana cyane, aho kuyitera umugongo cyangwa kuyivaho. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire, abantu benshi bajya bagira urwitwazo ngo akazi kenshi. Nyamara reka nkubwire ngo ako kazi kakubanye kenshi, imirimo itandukanye iyo ikumarira amasaha igatuma utabonera umwanya Imana, ukumva muri wowe udafite uko wajya imbere y'Imana. Ibyo nibyo byakabaye bigutera uhora imbere yayo, kuko yagukijije gukora ubusa no kubaho nabi. Ariko benshi babaye bize muri iki gihe. Imana yacu ishimwe cyane. Benshi babaye bize, arakubwira ati mva ku kazi naniwe, mva ku kazi bwije. Ariko reka nkubwire, Imana yarakurengeye igufungura irembo ry'akazi.
iguha akazi, ariko reka nkubwire wabaye busy, wabuze mu nzu y'Imana, ariko reka mbaze nkubwire wakabaye uba imbere y'Imana ugashima Imana. Imana yakurinze gukora ubusa, Imana yakurinze kuba mu bashomeri. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire ikindi kigeragezo tujya duhura nacyo, urupfu rwo kubura uwo wakundaga, umuvandimwe wawe cyangwa umufasha cyangwa umuntu wawe wa hafi. Kumubura byakaguteye kwiyeza no kwegera Imana cyane, kuko Bibiliya tubwira mu Byahishuwe 14 ku murongo wa 13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana yacu ishimwe cyane. Hari igihe tujya tugera mu kigeragezo bene nk'icyo ngicyo, wabura umuvandimwe ukumva ukavuga ati gusenga bimaze iki? Naramusengeye cyane, naramusengeye, naramuririye, nari nizeye yuko Imana yumvise gusenga kwanjye kandi izamukiza, ariko none dore aranze arapfuye. Bikagutera gutuma wiganyira Imana, bikagutuma utakibasha kwegera Imana. Ariko reka maze nkubwire, ndagira ngo ngutangarize ngo nicyo cyakabaye igihe cyawe cyiza nawe cyo kwegera Imana, kuko uyu munsi yari we, ariko nawe ejo ni wowe. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu nashimwe, toro ry'Imana. Ibibazo byose urimo guhura nabyo uyu munsi ntibyakagukwiye kukuvana mu busabane bwawe n'Imana, ahubwo byagakwiriye gutuma uyiba hafi kurushaho, kuko umwijima ni wamurika mu mwijima, umwijima ni wamurika mu wundi mwijima, ariko umucyo ujya wirukana umwijima. Umwijima ni ibigeragezo, umwijima ni amaganya, umwijima ni ubuzima utishimiye. Ariko reka maze nkubwire, kutegera Imana nabyo bitwegereza umwijima, ariko iyo twegereye Imana ni mu yandi magambo tuba twegera umucyo, kandi aho umucyo uri umwijima urahunga. Toro ry'Imana, muntu nkurikiye, ndakwifuriza kwegera Imana. Situasiyo yose waba urimo gucamo, nikwibagize kwegera Imana, ahubwo ikwegereza Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, uwatwara ibyo ufite byose ariko akagusigira Yesu. Yobu yarabivuze, yaravuze muri 42 ku murongo, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, nzi yuko ushobora byose, nzi yuko ushobora byose, hatavuyemo na kimwe, hatavuyemo na kimwe. Nzi yuko ushobora byose, kandi nta nikibasha kurogoya imigambi yawe. Toro ry'Imana, nakubwiraga ngo ubuzima waba uri mu uyu munsi cyangwa impamvu ikubuza gusenga niyo yakaguteye gusenga, niyo yakaguteye kwegera Imana, niyo yakaguteye gushaka Imana aho kugira ngo igukure ku Mana. Imana ibaho umugisha. Ikintu kirimo kugushyira kure y'Imana ahubwo kikwegereze Imana gusenga. Birashoboka yuko icyaha gishobora gutuma rimwe na rimwe dutakaza ubusabane bwacu n'Imana, ariko cyo cyakabaye gituma wegera Imana kugira ngo Imana ikubature, kugira ngo Imana igutandukanye, kugira ngo Imana ice uwo mugozi, kugira ngo Imana ikubohore. Imana ibaho umugisha. Data turagushimiye, Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Uyu mugoroba Nyiringabo witeka, iki gitondo Mwami Mana turi imbere y'ubwiza bwawe. Mana dufite impamvu zimwe na zimwe zijya zidutera Mwami kubura imbere yawe Papa, ariko ndasenze mu izina rya Yesu ngo izo mpamvu Mwami reka zibe intandaro yo kukwegereza Mwami, reka zibe intandaro zitusunikira Mwami Mana Data yo kukwegera. Penina Mwami Mana Data yahoraga acunaguza Mwami Mana Hana, akamucunaguza yuko atabyara, akamucunaguza yuko ari ingumba, ariko mu izina rya Yesu
ku bwa Penina mwami, byatumye Hana akomeza kuba imbere y'Imana, byatumye Hana akomeza ku gishiro, byatumye Hana arushaho kugushaka mu izina rya Yesu. Mana Nyiringabo Uwiteka, umugaragu wawe Yobu mwami Imana amatungo amushyiraho ndetse n'abana be bamushyiraho, ariko Uwiteka mwami arangiza avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umucunguzi wanjye ariho kandi ni muzima, ngo kandi ndabizi neza yuko nzamurebesha amaso mu izina rya Yesu. Mana ndasenze ngo ibigeragezo n'impamvu zose mwami zitwegereze Imana, aho kugira ngo zituhadukure, aho kugira ngo mwami zidusunikire kuva kuri wowe, ahubwo ndasenze ngo guhera uyu munsi Uwiteka n'umuntu nkurikiranye mwami, ibigeragezo n'impamvu zindi mwami zirushaho kutwegereza Imana, nk'uko Hana mwami Imana ku bwa Penina byatumye yegera Imana, byatuma asengana umubabaro, byatumye asengana agahinda. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, buri mpamvu yose iri mu buzima bwacu itwegereze kugushaka, itwegereje kugushima, itwegereze mwami Imana Data kugirana ubusabane nawe. Urakoze mwami, ndagushimiye Mana, nguhaye icyubahiro Mana, ngushize hejuru. Shimwe ni ryawe mwami, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Twavugaga ngo impamvu ikubuza gusenga niyo yakaguteye gusenga. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire umunsi mwiza. Imana ibahire muri byose, Imana iringaniza ahataringaniye. Umugisha w'Imana ube ku buzima bwanyu, umugisha w'Imana ube mu miryango, umugisha w'Imana ube ku itorero ryanyu, umugisha w'Imana ube ku gihugu. Shalom.